Mbahaye ikaze aho muherereye hose mu gihugu hagiye hatandukanye ndetse n'abaherereye hanze y'igihugu mwese muhawe ikaze. N'amakuru atunguye abantu benshi, n'amagambo yivugiye ubwe, ndavuga Vestina arateruye avuga amagambo atunguye abantu benshi cyane, dore ko hari hashize iminsi itari mike bivugwa ko umugabo wa Vestina yaba ari umukire ukomeye, dore ko bamwe na bamwe bagendaga batanga ingero bavuga bati ni gute yashakana n'igisaza cy'imyaka 44 wafite imyaka 22 ari urukundo. Bamwe ntibanasobanukiwe uburyo baba barahuye, abandi nabo bagendaga bavuga byinshi bitandukanye bati no muri Burkina Faso nyine bakundanye kubera amafaranga. Ariko noneho ibintu Vestina avugiye mu kiganiro kwa Irene bitunguye imbaga nyamwinshi. Benshi baravuze bati ntabwo twumvaga ko uyu Vestina yakurikira umugabo ungana gutya, ari urukundo atari ibintu byo gukurikira amafaranga. Bamwe byabashimishije baravuga bati ni byiza cyane, ariko noneho rero ndagira ngo nkubwire neza ukuntu byagenze, nkwereke n'uburyo uyu Ishimwe Vestina yavuze ibyo yatangaje. Mbere na mbere rero ni ikiganiro cyabereye kuri MI Empire channel ya Irene manager wa Vestina na Dorcas, ubwo batangiye bashima kuba abantu iminsi yashize baravuze ko bishimiye ikiganiro bakoze, bameze nk'abasenga cyangwa se bagira inama abantu mu bijyanye no kuyoboka Imana, bavuga comment nziza bahuye nazo. Maze rero noneho ikintu cyaje gukurikiraho cyatunguye abantu. Ubwo rero byagezaho aba bakobwa nyine batangira kuganira bisanzwe, urabize muri iyi minsi bari kwisanzura cyane, maze uwo bita Dorcas ndetse na Irene bibasira cyane, bibasira Vestina, batangira kumubwira ibintu bijyanye nuko we ngari kubeshya ngo ntago ajya yoga, ariko we mu mvugo ye akagenda avuga ati njyewe noga 2 ku munsi. Ariko bakamubwira bati ariko se ko tuzi ko urirarana, ko twebwe tuzi ko koga byagoranye kuri wowe. None ikindi kintu mu minsi yashize si ubwa mbere bari bamushinja ibintu byo kutoga, ngo yageze hariya ngo muri Canada ngo ibintu byo koga ngarabyibagirwa rwose, ngo dore ko ngo haba hakonje ugereranyije n'inaha. Nyuma y'ibyo ngibyo rero nibwo haje kugaragara ikintu gikomeye cyane cyavuzwe n'uyu Ishimwe Vestina, aho yateruye akavuga ati ubundi bavugaga ngo bavuga kuri ya video bakoze mu gihe gishize, bavuga ku cyo bita comment zagiye, ariko Irene yahise avuga ati ariko se uziko abantu batunguye n'uburyo ngo wahinduye ngo umusatsi, bati muri make barabyishimiye. Niko Irene yavuze. Maze nuza Vestina navuga ati barabyishimiye, ariko ngo ngiye kujya mpindura wenda ngo rimwe na rimwe ngo mbemeze gutya, ikindi gihe nshyireho ibisuko. Nuko rero ahita avuga ijambo rikomeye cyane ryateje impagarara, aho Vestina we ubwe yivugiye ati ngarega ngo ntiwaba uri muri Canada, uri hanze muri ibi bihugu ngo ushyireho ibisuko bya buri munsi. Umvishe arangije ati noneho ibisuko ngo bigura $200 ngo kugira ngo bagushyire ibisuko ni $200. Noneho ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki rero? Ibyo ngibyo ni ijambo rikomeye cyane rishatse kuvuga ko uwo bita Idrissa Ouedraogo umugabo wa Vestina ubwo nyine nta mafaranga, ntago ari kuri level yo kujya abona amafaranga yo gusukisha byonyine, gusukisha umugore we Ishimwe Vestina. Ari nabyo abantu bakomeje guhita bafatiraho umwanzuro bakavuga bati uko byagenda kose wa mugabo si umukire nkuko babivugaga. Vestina urubanza rwahise rumuvaho, abantu bamushyiragaho bavuga ko yaba yarakurikiye ifaranga, muri make n'urukundo rwabayeho, ntabwo ari ibintu byo gukurikira ifaranga, kuko aramutse yarakurikiye ifaranga ntabwo nyine umugabo yakabuza amafaranga yo kumwitaho, yanamushyirishiriza ibisuko buri munsi $200 ya buri munsi. Kuko iyo bitewe n'ukuntu mu mitwe y'abantu bumvaga ko uyu Idrissa Ouedraogo ari umukire ukomeye cyane, urumva aho ngaha rero bagahise bumva ko nyine ari ibintu yagakoze byoroshye, bumva ko yanagura n'amamodoka, bumva
bumva ko yanakora n'ibintu birenze ibyo ngibyo batekerezaga. Maze ubu ngubu rero ndakeka igisubizo cyamaze kuboneka ku bantu batekerezaga ko uyu mugabo Idrissa Ouedraogo yaba yarakurikiranyweho ifaranga nta rukundo rwaba ruri muri bya bintu. Ndakeka mwese murasobanukiwe. Hanyuma rero aba bakobwa Vestine na Dorcas baracyari mu rugendo rwa hariya ruzenguruka muri Canada, aho bari gukora ibitaramo bigiye bitandukanye. Nubwo ku itariki 8 igitaramo bari bafite muri Regina cyaje gupfa kubera ko nyine haje kuzamo ingaruka zigiye zitandukanye zatumye icyo gitaramo kitaba, ariko bakaba bari kwitegura ikizaba Edmonton. Andi makuru mashya rero ugomba kumenya na makuru nabwo yatugezeho nyuma yuko ikira gitaramo gipfuye. Emile n'ubundi imbere yari yaravuze ko muri Canada bafiteyo ibitaramo byinshi na nyuma y'ibi ngibi n'ikizaba Edmonton, ariko yahise avuga ubwo nyine ubwo bamuhamagaraga muri The Choice Live, Philip yaramuhamagaye aramubaza ati se none bimeze bite, arasobanura. Arangije aravuga ati nidusoza igitaramo cya Edmonton tuzahita tugaruka i Kigali, niturangiza umwaka utaha undi mwaka nibwo tuzagaruka muri Canada tugiye aho bita Ottawa, aho bita Montreal, n'ahandi ntari kwibuka neza. Ubwo rero nabwo ni ibitaramo bazahita bagenda bagakora, ariko abantu bamwe bari bazi ko bazahamara igihe kinini nyine batongeye kugaruka mu Rwanda. Ari nabwo bamwe bagiye bavuga bati ariko se ni gute umugore w'umugabo azamara igihe kingana gutya atabonana n'umugabo we, dore ko ubwo nyine bavuga ko Irene ni ingaragu, Dorcas nawe ntaraho ngaho nta mugabo afite. Ubwo rero bakavuga bati nyamara ibintu bya Vestine nabyo byaba bitameze neza, kubera ko ntabwo yaba ari hafi y'umugabo we ngo umugabo we amuhekeya nk'uko nyine abantu bashakanye, by'umwihariko abantu bashakanye vuba birumvikana cyane rwose kuba nyine agomba kuba hafi y'umugabo we bagakomeza bagakora ibyo nyine twakita nko kubaka urugo maze ibintu byose bikagenda neza. Ni ikiganiro rero cyavugishije benshi, ariko ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu bitewe n'imboni zanjye aka kanya biragaragara ko Vestine akunda Idrissa Ouedraogo, bahujwe nyine n'urukundo. Ntabwo Vestine yakunze ifaranga nk'uko nyine bamwe babitekerezaga. Niba nawe warabitekerezaga gutyo, ndagira ngo nkumenyeshe ko aramutse ariko bimeze, namwe namaze kubasobanura ukuntu byaba bimeze. Ntabwo Vestine yagatatse ibisuko by'amadolari 200 kandi nyine yaba yarashatse umukire. Birumvikana rero ntabwo ari ibintu noneho ubu ngubu bikiri urujijo. Ubwo rero ni amagambo Vestine ubwe we yivugiye, ariko bitewe na analyse nyine witawanalizwa itukuramo igisubizo. Ndagira ngo ngushimire wowe ugeze kuri 10 segonda uri kureba iyi video. Ibi byose ahantu bisanze bahita kuri Mega TV Rwanda, naho ngewe mwari kumwe ninjye bita Ibel. Kwibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana neza 5 kuri 5. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe 5 kuri 5. Ciao, bye bye.